kugira icyizere iguha akamodoka ushiremo essence wiruka ujinarabana kaje vuba none se impamvu nyana nimvuze ndamukubazaho nuko yigeze gucicikana amakuru yuko Imana yamukweretse aho nahahise buri muntu agira hahise he byararangiye nibaranyanze yaranyanze urwego rw'ubugenza cyaha RIB ndashimira Perezida wa Republika w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Perezida Paul Kagame ndetse na Madame First Lady ndabashimira ko ari abantu bagiye bahaye u Rwanda ikintu cyitwa ubuzima bakaduha amashuri bakaduha amavuriro bakaduhereza no kuvuga ngo nawe ni nkaho kwanza yinjiye mu Nyangarwanda cyane kuko njya nkurikirana uri umusitari urajya kumbuka ukagumura abantu bihise bimpa kuvuga kuri aba mukanya kandi izi ngo izina ni ryo muntu oya mukanyiko na Yesu aravuga ngo mubwire ngo ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora mukanyiko uri ikimara uri ikibi kuko uri virusi ikomeye virusi ari kwangiza urubyiruko impamvu mukanyiko bivuze ngo ni ikimara ni igicucu ni ikigoryi ntabwo azinezo ati fatiraho barakundana kuri social media biramenyekana bakora umurenge bwihishwa bakora mariage bwihishwa yego umugore w'icyangugu mama w'umwana umugore wa Bishop Gafaranga anateza mu birusaku rurerure iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nkusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wewe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu ni Saduna Manzi ndagusuje wowe uri muri Amerika Asia Australia no muri ibi bihugu duturanye ndagusuje wowe mu diaspora wumva ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane by'umwihariko waturutse muri iki gihugu cy'u Rwanda mu byukuri maze iminsi nzenguruka mu misozi mu bibaya amashamba hose niruka mbashakira amakuru nta kindi kiba cyanjyanyeyo n'ubu rero kuri kamera ndi kumwe na Prophete Noheli ntago nakuvugaho ibintu byinshi uri umuntu mukuru ibyinshi urivuga nawe ufite uko wivuga mu kinyarwanda tugwaye ikaze reka dusuhuze abantu badukurikiye kuri uyu murongo nkuko wabivuze abari mu Rwanda bari mu mahanga tubabwira imbaraga z'Imana zibane nabo kandi burya dushimire n'abantu bakoze subscribe kuri channel yego 30 na bingahe babikore aho ni bake babikore tugere muri senkani tuzamuke mu 100,500 miliyoni dukomeze kubera ko buriya icyo nakubwira umuntu utagukoreye subscribe yego ngakoresha na comment ntabwo yaguha ibiryo byo kurya cyangwa se amazi inyota yakwisha barabyumva nta n'ikintu yakumarira mu buzima bwawe niyo mpamvu gutanga no kwakira no guhabwa no gukunda ni ibintu bijyana yego Bibiri ivuga ngo iki iravuga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ntibyari bihagije yego byatumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo uwizere umwana wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yego bivuze ngo umuntu kubwira ngo Sadunda ndagukunda ndakwemera nta cyaraguha iyo ni indyarya ku buzima bwawe pe niko bimeze rero abantu bagira urukundo bige gutanga bige kubana n'abantu bose mu mahoro kugira ngo ibintu byose bigende neza ukivuga kuri ibyo bintu nohe mise nibuka kantu hari indirimbo wigeze kuvuga kuririmbaho ifite ubutumwa muri ubwo butumwa wigeze kuvuga ngo aho wari utuye ntago ariho ugituye Yesu yarakwimuye mu byukuri
wenda uraza kuyivugaho gatoya turi kwambuka turi tunyuramo cyane. mu by'ukuri ngewe icyo nanishatse kuvuga ngiki, hari igihe wenda ushobora kuba nta telefone ufite ejo ukayibona, ushobora kuba warabuze ukureba ibiganiro by'umuntu, ushobora kuba ukunda umuntu bitewe n'uko mwumva utaramubona, ugize amahirwe uramubonye, gukanda kuri subscribe bikaba ikibazo, kandi nawe ubwawe hari aho Imana yagukuye. Ntabwo uzi impamvu rero babikora. Ni ubugome. Abantu bafite ikintu cyitwa ubugome. Ngo nkande hose, ngo najya kubikuza ngo nzajyana nawe, ngo nkande hose, ngo bigiraho bimarira, ariko bura n'umukandaho. Yego, urakira invitation cyangwa se babyita mu rurimi rw'icyongereza ngo ni recommendation ihagera ni nuvango ni uzajya uhita wakira. Congratulations. Yes, uzahita wakira bwa butumwa byihuse. Nuvango ni notification. Urakoze cyane. Yego, bizajya biguha kugira ngo ubone bya biganiro bya wa muntu. Icyo ni cyambere. Yego, ikindi abantu muri iyi minsi batazi, urukundo rwarabuze bro. Urukundo rwarabuze mu bamama, niyo mpamvu bakora ibyo bintu. Rwarabuze mu basore, rwarabuze mu rubyiruko. Abantu ijambo ry'Imana rivuga ngo dukeneye rwa rukundo rwari ruri muri Kristo Yesu. Yego. Profe, ukivuga utyo ugeze kuri urwo rukundo. Yego, ibyo bintu kuba urukundo rwarabuze nicyo gituma abantu bari gufungwa muri iyi minsi, cyane cyane bazira uriya mu meya yazize iki, kugira ngo wenda ngenjiremo neza. Yazize meya oya meya tuvugana yahanubweho ibyaha, ariko yafashwe akekwa ko azira iki. Ni viole ni iki? Oya ntago ari viole, kuko bamukekaganaga nawe yari umuntu ukuze, ngo nubushoreke no guturugo. Yego, cyangwa se gusagarira, cyangwa se wenda kuba wakorana n'umuntu imibonano mpuzabitsina utemerewe, mudahuje. Yego, nyine leta itemera cyangwa se mu mategeko bidakunda. No kuvuga ngo we icyabayeho nuko yari yataye ngo urugo akajya gusenyurwa abandi. Oya ntiyanarushenya, ahubwo ngo yagiye mu nshoreke. Bishatse kuvuga ko inshoreke ubanza yaragiye mu rundi rugo ataye urwe. Yego, bityo bimubuza, bimwima n'amahirwe yo gukomeza akazi. Nibyo ko babanje kumukura mu kazi bakabona kumurega icyo kintu. Nibyo wenda uyu munsi tubone kwinjira rw'ubugenzacyaha, tubone kwinjira mu kiganiro nyirizina. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB, amakuru twakiriye nuko yarekuwe, yahanaguweho icyaha. No kuvuga ngo ntabwo twayakiriye muri RIB, twayakiriwe mu rukiko. Urukiko nirwo rwamurekuye. Turaza kumenya niba ari busure gukomeza inshingano, ego, cyangwa se niba yegujwe mu inshingano yarashinzwe nka meya w'akarere ka Nyanza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye. Ngewe Prophet Noheli Sinyana ry'imboga, sugi ry'imboga, ntabwo njya ninda mu bintu. Turavuga kuri uyu meya, turavuga kuri Bishop Gafaranga. Nawe muraza kumbwira, ndaza kubasobanurira impamvu yise Bishop Gafaranga. Yego, turaza kuvuga ku muntu witwa Jackie. Yego, turavuga kuri Nyirinde Ernest, pasiteri. Ni pasiteri harya Nyirinde? Ni we wanyawe nibyo. Ni we wamubatije. Turaza kuvuga ni we wabatije Jackie. Turaza kuvuga ku bantu benshi kuri Moses Motion. Yego, Motion, ariko nge ndaza no kubaza kuri ku mugore wa pasiteri, wa nyakwigendera pasiteri. Uwo mugore nukamumbaze kuko sindi musaza we, si umugabo we, ntarwo ndi umwana we. Niba ukeneye kumenya amakuru yiwe, fata inzira, ufite imodoka, Imana yakugira icyizere, iguha akamodoka, ushiremo essence, wirukanka uginarabana kaje vuba. None se impamvu njye narimvuze ndamukubazaho nuko yigeze gucicikana amakuru yuko Imana yamukweretse. Aho nahahise, buri muntu agira hahise he. Byararangiye niba yaranyanze, tagesora yitegeka gusiga. Yego, ugafata yindi. Icyo nenda kukubazaho, mw'iyi minsi ishize nagiye kumva numva amakuru yuko yaba yararongowe n'undi muntu, ariko amurongoye ntawe. Urya bamuvugaga ngo ni Steven wo muri Amerika, Pastor Steven ni igihuha.
ni igihuha ni igihuha na byari bihari ntabwo yashakaga kumwihera $2 we yashaka kugira ngo warye hita murireho hita trend kandi burya reka nkubwiza ukuri warya trend mu bintu bizima mu bintu byiza ndabona inyuma yawe umwotsi w'umweru wabonetse papa yabone nari ngize ngo mbwira hiye buranye gutatsibuka ngo umweru yubonetse papa bayabonetse neguta munga ego cyane hanyuma reka twinjire mu kiganiro nyirizina twumva amakuru na nubwo baracyahari amakuru ya turahera kuri Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga umuzute ni muntu ki umuzuiki kuko nje wambwiye ko before yuko hajyaho kamera wambwiye ko Bishop Gafaranga yari inshuti yanjye hari n'amakuru twe tutazi cyane wowe ufite ngo Bishop Gafaranga igisasu kimeneke ikibyimbye kimeneke niyo mpamvu turi hano ndekure rokete yego ndekure no kuri pe niyo mpamvu tura no kuvuga ngo Bishop Gafaranga ni umuntu w'umunyacyangugu kandi nanjye mvuka icyangugu ni Rusizi buriya yes ko ngiye Bishop Gafaranga ukuntu muzi hari umuntu waciraga amakomediye akanezeza abanyarwanda akabashimisha n'izina abantu basobanukirwe byitwa ngo Bishop Gafaranga ntabwo ari Bishop wemewe n'amategeko ntabwo ari Bishop wemewe no kuba yarasengewe yego ahubwo yabonaga ibikorerwa mu nsengero akabona ibyo abapasiteri bakora aravuga ati gute why not natangiza komedi wenda cyangwa se ubwo ni komedi yashatse gukora komedi nk'igita Bishop Gafaranga ku bantu bankurikirana nkajya nsikaminga cyangwa se mvuga ibintu bijyanye n'ibyo mbona mu nsengero zitandukanye ariko ntari byo yego Bishop ntabwo yimitswe Gafaranga niyimitswe Gafaranga se Bishop wa nyawe abo Gafaranga ni umu Bishop wabyigise nyina byishakamo byihingamo birakunda ngakora mvuga ba pastor Manase atari ba pastor yego n'urugero hanyuma Gafaranga njyewe muzi nkuko yabyivugiye kuri social media acukura imisarane oya bamuhemba turuwasa 500 200 5 ngo akora iki acukura imisarane kuko niyo yacukuraga toilette zino za kinyarwanda zisanzwe Imana iramuzamura imuha urwego rukomeye yego aha ni Imana itavana umuntu ntanahitamo nahana Imana itakugeza kandi gutinda kw'amasezerano y'umuntu niko kurama k'ubuzima bwawe yego ibyo birazamuka biraba hanyuma Bishop Gafaranga uwitwa producer Martin Mugisha ukorera ahantu bita Ikinyinya muri Gasabo mu midugudu yo kwa Dubai yego ni umuproducer mwiza pe ucuranga neza azwi ku ndirimbo ivuga ngo ikora uko yishakiye nindi yitwa ngo nzagutungisha gakondo nindi ivuga ngo dore nahageze nindi ivuga ngo birarangiye niwe wazikoze yego uyu Bishop Gafaranga akaba yarabonye umuproducer witwa Mugisha Marite akamukunda akamubwira ngo ndashaka gufasha mu ndirimbo yanjye akamufasha mu ndirimbo yitwa Igitambo cyangwa se nahageze yego iyo ndirimbo Bishop Gafaranga akaba yarabaye inshuti na Mugisha Marite none Mugisha Marite ko n'umuproducer mwiza twemera muri uru Rwanda amufasha mu ndirimbo yitwa Umuriro by Bishop Gafaranga and Annette Murava Marite Mugisha abantu bajyeho bareba iyo ndirimbo irahari aho Bishop Gafaranga yakinishijemo n'abastari b'amakinamico urakoze cyane iyo ndirimbo rero niyo yonyine yazamuye umuntu witwa Bishop Gafaranga Bishop Gafaranga akaba ari inshuti y'umuntu witwa Mama Sharirene wo ku Kamonyi urakoze cyane kuruyenzi reka turekure imiriro tubwiza abantu kuri banyarwandakazi abantu bababeshye Annette Murava kugira ngo abe connecte cyangwa se ahure n'umuntu witwa Gafaranga bashakane yego Annette Murava yari umuririmbyi mwiza w'indirimbo za gospel yego harimo indirimbo ivuga ngo ivuga ngo mana ho wansize nubu niho nyiri
ni indirimbo yakozwe n'umuproducer witwa Mugisha Marite ku majwi yego ndavuga audio yego hakaba niyo bita yego iyo ngiyo niho nkiri n'indi bita ndakwibutse yego nuko izo ngizo akaba ari umuntu wazikoze producer wazikoze bamwita Mugisha Marite pe umuproducer mwiza azi gucuranga ikinyinya niwe wamukoreraga indirimbo afite cyane yitwa Mugisha Marite noneho indirimbo yitwa Nzagutungisha gakondo ya Mugisha Marite yiwe bwite Annette Murava niwe yibekinze n'uwitwa Claudine yego hanyuma Mugisha Marite yari afite bande y'umuziki afite abasore abakobwa bamufasha kuza muri iyo bande bakamubekinga hanyuma mu guhura Gafaranga yaje gufasha uwitwa Marite Mugisha abona umubekazi witwa Annette Murava bakimara guhura byagenze gute rero Gafaranga umutima uratera yego abashura tuze twebwe nta mikino nta mikino abanyarusizi nta munyarusizi zose ba bro yego akimara gukunda Annette Murava abaza Marite Mugisha ngo uyu mukobwa ko namukunze namubona gute Mugisha Marite nawe bati fata passe umwana nguyu nta mugabo agira ni umwana umwaza umwanda ni umwana mwiza ufite amaboko ameze nk'imitozo ati fatiraho barakundana kuri social media biramenyekana bakora umurenge bwihishwa bakora mariage bwihishwa yego umugore w'Icyangugu mama umwana umugore wa Bishop Gafaranga anatezamo birusaku rurerure buretse mbese nukuvuga ngo uri guheha umuntu ataranya ibyo ndabivuga mu kinyarwanda cyanjye nukuvuga ngo uri kwinjira mu kintu runaka ewana kitakabaye kinjirwamo kano kanya gute rero Bishop Gafaranga yashatse Annette Murava yari afite undi mugore cyangwa yari yaradiforushije abanaga ariko yanasakuza bica ku YouTube yego birangira Bishop Gafaranga atandukanye n'uwo mudamu abarana Annette Murava Bishop Gafaranga muramuzi ubu tuvugana abantu biti Nyamata Bishop Gafaranga binyamata Bishop Gafaranga wa Binyamata abinyamata niho yubatse yego hanyuma uwo mugore we oya barabana Annette Murava ndavuga uwo yari afite abirusizi wabirusizi yego ariko hari inkuru numvishe numva ko ndakeka nawe ushobora kubuyiziho inkuru numvishe ivuga ko Bishop Gafaranga na n'ubu ngubu umugore we wa mbere ari we umusenyera urugo rwa kabiri kubera ko na n'ubu ngubu aracyagenda akajyayo akajya kwisayidira akamara igihe ubundi akagaruka he mu rugo Umunyarwanda yavuze ikinyarwanda cyiza ngo ndi gusubize byisha aho ngaho yaravuze ngo aho yaciye ntihaco rwango ikintu bazana igiki ntacyo ikindi rero ngiki Bishop Gafaranga yacukuraga wese amaze kuva muri wese ajya muri YouTube aba umusitari mu makomedi yitwa Bishop Gafaranga agera aho ngaho urana Annette Murava hari amakuru avuga ko imiryango ya Annette Murava itishimiraga Gafaranga itari nazi ko yabana na Annette Murava hari icyaba cyarakozwe kugira ngo Annette Murava bane na Gafaranga ni rimwe kabiri buryo urukundo kabiri hari icyaba cyakozwe kugira ngo atandukane na Gafaranga ibyo bintu ndabitekereza uko hari igihe uko bari kuba ku Gafaranga yego yanize umugore we cyangwa se yamukubise cyangwa se yamuhohoteye cyangwa yamuvuze nabi ariko ibyo nta kibazo nuvuga ngo yaramusirapinze turebe navuga ngo kuba Annette Murava yakundana n'umuntu witwa Gafaranga bakuba barakundana imiryango itabishaka ibyo ntacyo bitwaye yego gukundana n'umuntu
n'ubushake bw'umuntu ubushake kubana n'umuntu urukundo bose bahuye bakuze reka nkubaze mbabarira nkubaze gato ahubwo injira hari umwana w'umukobwa nabonye kuri YouTube arankomeretsa ababaza umutima wanjye nubuhe we Jackie we Petit yakoze ibintu birambabaza cyane Jackie abanyarwanda reka mushake ikintu cyatumye ubabara afite nkitekereza kugomora urubyiruko kurwumvisha ko bagomba gukora ibyaha kubitagatifura Profete Ngirinde ko Ernesto kubatije muri Pranka umva kano kantu ndasambana mbibabwire mwicare mubise wago sambana n'icyo reka icyo cyanzakizire asoni njye ntabwo wabuza gusambana nahanga ndidekaraye ntabwo nzabireka yari akabafata akabajyana mu itorero ryiwe akabagira abantu uyu munsi barashima Imana yamaze gusambana itari uri kurizwa n'ikisha reka nkubaze ibi bintu uyu mwana uvuze ngo arasambana ibi bintu ejo bundi Ribu irabizi cyane kuko muvugiza bivuzeho Jackie Sharon ni umwana utazi udafite uburere baguhaye kuba umuyobozi wa Ribu wakora iki kuri Jackie tutagiye kuri namujyana imageragere cyangwa muri rehab diko kuri kandi ntago nge nshahirya hino ngewe imageragere cyangwa rehab Jackie ibi ubona bino binabikoreshwa niki Jackie afite umudayimoni ukomeye kuko umudayimoni afite umudayimoni udasanzwe hari umama umwe witwa Jennifer avuze ngo Jackie nubwo narongora mbona bishye ubona bishye umva ngiye gukina kantu Jackie avugana na Scovia kuko ibi bintu ntago nabyita ngo ni ku karubanda ariko uko biri kose ibi bintu biba bifite abantu baba bagomba kubyumva ibi bintu biba bikorwa gutya ibi bintu buretse wumve gato kanda akanyenyeri mama ntago nzana wadusiza Allo Oui Yes Mama umeze ute Business abantu bari kumbwira ngo nagunze ubundi mu kiganiro bamereye nabi bari gutera comment ndi kukuvugira kuba wibereye mu ntambara zawe bamereye nabi rwose umva Jackie Oui ari ibintu urimo gukora bitari ku mwanya ngiye kuba nkuraho ubutaha ntuzongere guhamagara umuntu kuganira twumvikanye urakoze cyane ati n'ubutaha ntuzongere guhamagara umuntu umubwira ati uri mu kiganiro gutya na gutya ese ibi bintu Jackie akora we kuba hamagaye Scovia Mutesi arashaka kwerekana ko hari izindi mbaraga wafite zimusapotinga muri biri yarimo se mu gukora imyanda yakora ushatse kuvuga ko Scovia afasha Jackie mu kuvuga nangwa mu busambanyi nyine buretse gatoya we Jackie kuba hamagaye Scovia Mutesi ashaka gusiga Scovia Mutesi icyasha n'urubuga kandi Scovia Mutesi ari umubyeyi twubaha dukunda uko Scovia Mutesi aravuze ngo n'ikindi gihe ntuzongere kumpamagara amuha icyo bita gasopo cy'agatezevu we Jackie emera kuri umwana udafite uburere ureke kuduhamagara ababyeyi bakuruta bakakugiriye inama bakagufashije ubahamagara mu mafuti n'amahomvu n'amateka mu biganira akora avuga ko asambana akora iki Scovia Mutesi ndamukunze cyane aramuga ati n'ikindi gihe yego ntuzongere kumpamagara Jackie baba baramupimye se ngo barebe ko nawe nta cannabis akoresha njyewe Jackie iyo mubonye mbona afite niba atari ibiyobyabwenge anywa afite abadayimoni birasaba iki niba mufate bareba ikibazo Jackie afite cyangwa se barebe niba afite ikibazo cyo mu mutwe kuko ibintu Jackie akora arabanje bamutwaye niba ari igikondo kuri station niho baramutwaye kwa Ribu uko nakwa kuri
ni kwa Kabuga kuri Transit Center ngo bamuhane ntago mbizi ariko bigeze kumufungaho amaze gufungurwa avuga ko yakijijwe ajya no kubatizwa. Uru ntago ari urubwa yaba ari gutera uwamubatije. Ese iryo torero ryamwakiriye surubwa ari kubateza kuko ryo mu Rwanda ntari hari. Umushumba waryo yagiye hanze afite itorero mu Bubiligi. Yabatijwe atese nta torero rihari. Nyirinde ko Ernest yapanze planka n'umuntu witwa Jackie. Kubatizwa ni planka cyane. Nayo ni inkuru. Ira ni planka ntabwo wabatiza umuntu nka Jackie ngo murambureho ibiganza uvuge ngo Imana izanye umuntu Jackie akabacwende nikoga ariko bavuga. Yego. Kandi ubwo simvuze nabi. Yabanye n'umuntu niba yitwa Steve. Ntago mbyibuka. Mbabarira. Ibintu bya Jackie wambabariye. Ibintu bya Jackie na Steve. Jackie avuga Jackie gufata impeta yita muri toilette. Atumiza press conference. Umva mbwiza ukuri. Avuga ko atamugereza aho ashaka. None yumbwiye Jackie numva imisonga ineye mu mubiri wose nkumva ndikubabara. Yego. Tunamuvuga umuntu. Reka nkubaze kuri Motion. Baramupimye bamusanga mu rumogi arahakana avuga ko ari kugenda bigabanya nubwo wenda runywa ari kugenda bigabanya bamukatira iminsi 30 ubari mageragere. Ako gato se ko yeme yanywa katumye asara agasarira ku mubyeyi wamubyaye agasarira ku wamuhaye ubuzima yego agasarira ku wamuhaye urwego rw'izina afite umunsi kuyakareka. Ndashimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB, ndashimira Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, His Excellency Perezida Paul Kagame ndetse na Madame First Lady. Ndabashimira ko ari abantu bagiye bahaye u Rwanda ikintu cyitwa ubuzima. Bakaduha amashuri, bakaduha amavuriro, bakaduhereza umwidagaduro. Ariko Motion wararengereye Moses wagombaga kujyanwa imageragere. Ndabishimira Imana n'abayobozi babonye ko bagomba kukujyana ukabanza ukiga. Sikahita nuvuga ngo icara wige. Moses icara banze wige. Kuko ntabwo gusebya umubyeyi wakubye ugasebya umuntu wakubye waguhaye ubuzima waguhaye umunezero n'umutekano. Akavuga ko yanga Kagame n'inkotanyi. Iyo Moses batamujyana imageragere nari bobabari. No kuvuga ngo nawe ni nkaho kwanza yinjiye mu Nyangarwanda cyane. Kuko njya nkurikirana uri umusitari urajya kumbuka ukagumura abantu bihise bimpa kuvuga kuri aba bantu. Hariho uwitwa Mukankiko cyane cyane ni we ngiye kuvugaho cyane. Nawe ngira ngo ujye umwumva kuri TikTok ujye uvuga amagambo yo kugumura kwanza agaragaza urwango urwango mu Banyarwanda. Yerekana ko igihugu cy'u Rwanda nta keza kacyo atuka abatutsi atuka leta y'u Rwanda atuka n'Abanyarwanda muri rusange. Bamwita Mukasanga Mukankiko nyakuvuna intambi. Mukankiko ufite n'izina ribura gahambira. Ni ukuvuga ngo icyo nakwanga kwita nabi ni Mukankiko nuko kandi izina ni ryo muntu. Oya Mukankiko. Wamubwira iki? Dukina akantu kese tugakine nako kumve. Gakire n'uvuga ngo Mukankiko. No kuvuga ngo Mukankiko uyu nguyu nyagukika ubusa yirirwa. Oya nubwo nsenga ariko Mukankiko uragakikwe. Reka tugakineho gato wumve aka kantu ka Mukankiko Sylvie wumve ibyo avuga. Mukankiko irakora. Izina ribi gusa. Irakora ahubwo muratse mutuzi mushira agapira hasi nk'abantu ntabwo tuzabatwara. Mushira agapira hasi. Mukankiko irakomeye. Aha nta litari. Kose ku isi yose ahantu hose Mukankiko irahakorera. Mugerageze. Anyica nakomeza gakora kuko nasinze amashami ahantu hose. Kuramo iyo puberi ya Mukankiko. Mukankiko uri puberi, Mukankiko uri ikimara, uri ikigoryi. Mukankiko ntabwo mvuze nabi sinukanye na Yesu aravuga ngo mubwire ngo ngunzu ngo ni Herode ngo data arakora nanjye ndakora. Mukankiko
uri ikimara uri ikibi kuko uri virusi ikomeye virusi ari kwangiza urubyiruko impamvu mukanyiko bivuze ngo ni ikimara ni igicucu ni ikigoryi ntabwo azi neza Imana y'u Rwanda nayizi ntazi Imana yadukuye mu icuraburindi kabitigejeje mu mucyo ntazi igihugu mukanyiko uragaciko mu mabere ya nyoko none ujye kundega ubabara ujye kundega niba nukanye ujye kundega iki ni ikigarasha rubyiruko banyarwandakazi ibi bigarasha n'ibindi bigarasha bindi bitazi kubaha Imana no kubaha igihugu cyababyaye yego arimo arabwesha uravuga ibyo ataduterana kanyiko naka aka kanya ubu tuvugana motion ari mageragere yagombaga kujyayo yego kuko umuntu wese ubashije guhangara dadi akuba bibirigaragaza umwana warungurutse se nta n'urutugu rukora ngo rusumbe ijosi ngabona ubwambure bwa se ahita bikivume motion rero yagombaga kubanza kujyanwa ahantu akurwemo biriya bintu virusi zamwanduje zimuvemo yes wenda tugana no ku musozo kuko ntabwo turi gutinde tugana ku musozo ndagira ngo ibyo tuvuga ari ukuri yego ndagira ngo dusoreze kuri uyu mumeya wa nubwo twamuvuzeho gatoya uyu mumeya wa Nyanza yararekuwe ni by'agaciro ni na byiza ariko ugereranije n'ibintu yaregwaga nangwa yakekwagaho u Rwanda nicyo gihugu cyiza nabonye naruvukiyemo ndi umunyarwanda mama wanjye ni umunyarwanda nubwo nabaye imfubyi mfite imyaka 7 yagiye umunyarwanda papa wanjye ni umunyarwanda yagiye ari umunyarwanda ndi imfubyi itagira mama na data ariko ndi umunyarwanda nuko meya wa Nyanza meya wa Nyanza Erasme kuba yahawe ubutabera yego ni byiza yabuhawe se buriya none meya wa mageragere yego meya Erasme yafashwe kuri 16 z'ukwa kane ntago mbyibuka ariko ni hafi aho ntago aribwo yafashwe ndumva aribwo yirukanywe ku mirimo afatwa nyuma yaho ntago mbyibuka neza ariko numva ariko bimeze ese ko yarezwe ko ubushoreke no guturugo hanyuma uwamureze akandika ibaruwa asaba imbabazi nataha kuko yaratashye niba yaratashye ubu dutekereze ko yaragiye ahita ajya kuri wa wundi wamureze cyangwa se yaragiye ahita ajya kuri wa wundi bamuregeye cyangwa se ubaruwe wenyine ari kuvuga tereka manze ndi freshinga mu mutwe nzasubire mu rugo nyuma agomba kuba ari wenyine kujya ku uwamureze rigana nawe burya yego yakomera icyaha kitaragengera kitarakomera ubwo gubwo cyane wamufashe nawe yakoze icyo bita iki ubuvugizi erega buriya nubona kugira ngo uzabone umuntu ari ikigarasha yanga u Rwanda cyangwa se akora ibintu bibi ukamuhishira uzaba nawe uri mugenzi we uzaba uri guhishira icyaha rero meya nagende yire bijumba yire kawunga atuze Imana yamurengeye n'ubuyobozi bw'u Rwanda bamurenganuye ese profe uravuga iki kuri dusoza ariko ikiganiro uko twavuze byinshi abwirwa benshi akumva bene kuri gafaranga n'ubundi reka tumugarukeho gafaranga ari gukekwaho ibyaha byo itoteza rishingiye ku gitsina ngira ngo yego niko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Betseri yatangaje dutegereje imyanzuro y'agafaranga iri buvemo mu minsi mike tuzabasobanura murakoze cyane ni ukuvuga ngo wenda niko kuri abantu nibakira ibyo ngibyo ibyo mbabwiye nibyo kandi banyarwandakazi mwirinde hano hanze hari ibigarasha biri kugumura abantu biri kubatwara aba bantu ko bavuga ngo ni mwanga u Rwanda mugaba inyangarwanda nyine muri make izi nyangarwanda muziyame mukubita ibigarasha mu izina rya Yesu Kristo amen reka tugushimire ne kuba mwabashije kudukurikirana cyane kuba mudahwema kudukurikirana kuba mudahwema gukora subscribe gusa icyo nanjye ngiye gusorezaho ngiki kubya gafaranga numvishe ko ngo nubwo agiyemo hariya hari nabandi bari bushora ikirego cyuko ngo gafaranga yari afite ideni muri banka Rambere hari abo yambuye hari abo yagize ate yakubise umugore bigenze ibintu byinshi cyane ariko ibyo ngibyo
birarebana n'urukiko. Ubwo nagera mu rukiko tuzabikurikirana tumenye uko gahunda zimeze, n'abandi tuzabikurikirana tumenye uko bigiye bimeze. Reka mbashimire cyane kandi munkorere subscribe aho muri hose, kandi no kukazogera kugira ngo tujye tubana mujye mubona ibiganiro byacu muri mubambere. Ni Saduna Manzi, ndabakunda.